akurikirwa n'abarenga miliyoni 12 kuri Facebook na Instagram. Iyo urebye kuri YouTube usanga akurikirwa n'abarenga miliyoni 3 zose. Kuri TikTok bikaba akarusho kuko akurikirwa n'abarenga miliyoni 32. Aba ni abaturage batuye igihugu cya Madagascar. Uvuze ko uyu mugabo cyangwa se uyu munyarwenya adakunzwe, waba usobanuye ko imibare ya TikTok ibeshya. Ni umugabo umaze kwigarura imitima y'abatari bake cyane ku rubuga rwa TikTok. William the Last ni umwe mu bantu babayeho ubuzima butoroshye. Kugira ngo wumve neza William the Last no kugomba kubanza kumva aho yaturutse. Botswana, igihugu kidakunzwe kumvikana cyane mu bintu by'imyidagaduro hano muri Afrika. Niyo inkuru idasanzwe ya William the Last yatangiriye. Amazina ye ni Bofelo William Molebatsi. Yavutse kuwa 8 Werurwe mu mwaka wa 1996 i Gaborone muri Botswana. Uyu munsi abantu benshi bamuzi nka William the Last KRM. Abandi bantu bamuzi ku izina rya Mawira cyangwa se Motsetserepa. Uyu musore niyigize yiga kaminuza abagenzi be biganaga. Amakuru avuga ko atari n'umuhanga mu ishuri. Amakuru menshi ku buzima bwe avuga ko yagize ibibazo mu masomo kandi atagiye muri kaminuza. Ariko kuba umuntu ataratsinze mu ishuri nibivuze ko ntacyo ashoboye. Yakojeje isoni benshi babonaga ubuzima bwe busa nk'ubwarangiye. William the Last yari afite imana idasanzwe. William the Last yarebaga ibintu abantu bose babonaga buri munsi bafata nk'ibisanzwe akabihindura mu rwenya. William ubwe yivugiye ko yakuraga inspiration mu buzima busanzwe, afata ibintu bisanzwe akabihindura ibisekezo. Uyu mugabo rero yemeza ko inkomoko y'urwenya rwe abikesha filime za Martin Lawrence. Filime za Martin Lawrence zeretse William ko umuntu ashobora gukoresha isura ye n'ibimenyetso agahindura ibintu bisanzwe comedy. Inspiration gusa ntabwo ziba zihagije, kandi impano yonyine idafite ayigaragarizwa nayo naho yagera. Mu buryo rero William the Last atari yiteze. William wakubiswe utarakomeje kwiga nk'abandi bana b'umushomeri udafite akazi. Benshi babonaga n'ikigoryi kidafite icyo kizimarira. Yari yicaye mu rugo, abandi bagiye mu kazi, we yari yasigaye. Icyo gihe nta kazi ntacyo gukora yari afite. Ariko we aho kubona uwo munsi nk'umunsi mubi w'imfabusa, yafashe icyemezo. Yafashe kamera yatiriye inshuti ye akora aka video gato cyane. Ako ka video yakoze yagashyize kuri Facebook. Ibyo bikimara kuba, umuntu wa mbere wayirebye yarayikunze n'abandi bagenda gutyo bayikunda. Abantu benshi rero babonye iyo video kwifata byarabananiye, batangira kumwandikira bamubwira ngo wadukoreye indi video ya kabiri. Icyo gihe ibyo William yari yatangiye ari nko kwicirungo yari yasigaranye mu rugo, byari bigiye kumuviramo umwuga udasanzwe wari ugiye kumuhindurira ubuzima bidasubirwaho mu buzima bwe. Mu buzima rero twese tubayemo, amahirwe kenshi ntabwo aza yambaye isura y'amahirwe. Opportunity ntabwo izaza isa nka opportunity nk'uko benshi tubikeka. Rimwe na rimwe rero ituruka mu byo twese tudakeka kandi tudafite n'ubusobanuro buhagije. William niyubakiye komediye ku gutuka abantu cyangwa se ibindi byose bisaba kuvuga ndetse no kujya mu makimbirane. Ahubwo yafashe bya bintu twese dufata nk'ibisanzwe, ari byo umuryango, ababyeyi, ishuri, inshuti ndetse n'urukundo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi twese tubayemo, abihindura komedi atavuze. Uburyo bwe bwo gukoresha isura, body language ndetse na character byamufashije kwigarurira abantu hirya no hino muri Afrika nta jambo na rimwe avuze asohoye mu kanwa. Ni nacyo kintu cyatumye komedi ye ishobora kurenga indimi zose, ikarenga ndetse n'imipaka igiye itandukanye. Umuntu aho yaba ari hose ntabwo bimusaba kuba yumva cyangwa se kubaza urwo rurimi, ahubwo amaso abasha kukubwira. Ukireba William uri muri Botswana arabyumva, mu Rwanda akabyumva, mu Burundi, muri Kenya ndetse n'ibindi bihugu byose. Nta gisobanuro bimusaba,
amaso aramuha. Umuntu uri ahantu aho ariho hose ashobora kureba express imwe gusa William akoze agahita aseka. Uyu munsi ni umunyarwenya uzwi ahantu hose ku isi. Mu kiganiro na Drum, William yavuze ko yakundaga umuziki kuva akiri umwana muto. Ngicyo gihe yandikaga lyrics z'indirimbo yakundaga, kandi ahagana mu mwaka wa 2013 yari yaratangiye kwandika lyrics ze bwite. Mu 2015 nibwo William yasohoye indirimbo ye ya mbere, nubwo itahise imenyekana cyane. Ibi ntabwo abantu benshi babizi bitewe nuko bamumenyereye muri comedy. William ubwe yakuze afite impano zo kuzaba umunyamuziki. Comedy yari imaze kumufungurira amarembo, ariko music yo yari igiye kumushyira ku rundi rwego. William yatangiye guhuza impano ze zombi, comedy, music, arangije akora indirimbo yamenyekanye cyane yitwa Tinto. Mu 2020 indirimbo n'ibikorwa bye byatangiye kwigarurira imbuga nkoranyambaga hafi ya zose. Muri uwo mwaka wa 2020 Botswana Gazette yatangaje ko William yari amaze kumenyekana cyane. Hari video imwe gusa, video yari igiye kumuhindurira amateka ikamugeza ku rwego rudasanzwe. Mu 2020 isi yose yari mu bihe bidasanzwe bya COVID-19. Imbuga nkoranyambaga zari zishyushye cyane, kuko niho hantu honyine abantu batasabwaga gushyiramo metero cyangwa se kwambara agapfukamunwa. William icyo gihe akora video aririmba indirimbo ya Chris Brown yitwa Don't Wake Me Up. Don't wake me, don't wake me. Oh, don't wake me up. Akora video ntiyayiririmbye nk'abandi bose, ahubwo yayujujemo urwenya ndetse na za expression z'isura ye, arabivangitiranya maze ashyira kuri Instagram. Don't wake me. Icyo gihe Chris Brown yari afite miliyoni zirenga 64 z'abamukurikira kuri urwo rubuga rwa Instagram. Abonye ya video ya William arayikunda cyane, amuha like ahita akora na repost. Ako kantu gato gusa kahise gahindura amateka ya William, kuko icyo gihe iyo video yarebwe inshuro zirenga miliyoni 1 gusa mu masaha make, inagera kuri miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 200 mu masaha 10 gusa. Ibyo byatangajwe na Times Live. William ubwe yavuze ko ibyo byamukoze ku mutima cyane ku rwego rudasanzwe. Chris Brown rero siwe cyamamare gusa cyakunze William the Last, kuko na MC Hammer nawe yaramumenye. Botswana Gazette yatangaje ko MC Hammer yari yaramenye indirimbo Tinto ubwo yari iri gutwika cyane cyane ku rubuga rwa Twitter. Ibi byose rero byahinduye ubuzima nuko abantu babonaga uyu musore William. Ni kenshi cyane rero umuntu ahinduka icyamamare agahita azima, ntihagire n'uwongera kumva ibye, ariko William we nigize azima. Comedy yamuhaye abafana, umuziki umugira udasanzwe, ariko niyigize ahagarikiraho, ahubwo yarakomeje. Yinjiye no mu gukina filime ndetse no gukora production. Mu 2023 icyo gihe yagaragaye muri filime muri Botswana yitwa Zombie Date Night in Tulokwenge. Ni agafilime gato cyane ka zombie comedy kanditswe kanayoborwa na Moretsi Gabangi, aho William hangaha yakinnye ari Absalomo. Ako gafilime kari gafite iminota 7 gusa, ariko kakoze kanandika ibigwi bidasanzwe mu bihembo bya NFTA Africa Competition. Icyo gihe katsindiye ibihembo 2 bya Best Film ndetse na Audience Choice. Icyo gihe William wari waratangiye akora video ntoya mu rugo iwabo, yari ageze no muri cinema. Nyuma ya comedy rero ndetse n'ubuzima bw'ubwamamare, hari muri babaje kandi ifite isomo rikomeye ku buzima bwacu uyu munsi wa none. Mu kiganiro giheruka n'itangazamakuru, William yavuze ku kintu cyamukomereye cyane kuva akiri umwana muto: kwangwa. Yavuze ko
yanzwe kenshi cyane, aho yajyaga kwaka akazi hose bavugaga no bakimubona gusa, aho yabonaga amahirwe hose byarangaga, ariko iyo amarembo amwe yifungaga we niyahagararaga, byamuteraga imbaraga akarushaho gukora. Niyo mpamvu inkuru ye rero atari y'umunyarwenya usanzwe, ahubwo ni inkuru y'umuntu wamenye gukoresha icyatumaga yangwa nk'igikoresho kidasanzwe kandi kije kumukorera kugera ku nyungu ze. Abandi igihe bamubwiraga ngo oya, we yaravugaga ati reka nongere ngerageze. Uyu munsi rero mu mwaka wa 2026 ibikorwa bye bya muzika biracyakomeza. Aherutse gusohora indirimbo yitwa sawa sawa, no kuvuga ko inkuru yitararangira. Hari abantu benshi rero bafite impano ariko bakazihisha, hari abafite ibitekerezo ariko bakavuga ngo nta kamera bafite. William ntabwo yatangiye afite byose, yatangiriye kuri kamera imwe gusa kandi y'interano. Ntiyarazi ko Chris Brown azabona video ye, ntiyarazi ko icyamamare nka MC Hammer kizamenya ibikorwa bye, ariko yarazi ikintu kimwe gusa kagomba gukora. Nawe rero niba udafite kamera ufite telefone, igitekerezo uragifite mu mutwe wawe, ikibazo rero si ibyo ufite, ikibazo ni ese uriteguye. Iyi ni Bimo Studios.